Alright, ladies and gentlemen, this is Ampasan TV. Mesdames et messieurs, iyi ni Ampasan TV. Ampasan TV ni ya televiziyo imwe umurongo wa YouTube channel ibagezaho amakuru ya show business agiye atandukanye. Yes, ni makuru agiye atandukanye ya show business muri Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, aho ushobora kubona ibiganiro byinshi tugenda dukora ugiye kuri YouTube maze ukandikamo Ampasan TV. Ni Ampasan TV hafi yawe n'amakuru ya show business agiye atandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye urutonde rw'abahanzi 20 bazahora bibukwa mu mateka gisekuru cyanyuma ya jenoside mu muziki w'u Rwanda. Guys, iyi ni part 1 cyangwa se igice cya mbere. Niyo mpamvu n'urwego turi kwategura igice cya kabiri, aho tuzaza twibanda ku bahanzi bandi bagiye batandukanye bakoze amateka mu muziki nyarwanda ndetse bakwiye no kubishimirwa. Yes, mu gutegura iyi nkuru rero yacu twifashishije umwe mu mirongo ya nyakwigendera Jay Polly, Tuyishime Joshua umutafu. Yes, nyakwigendera Jay Polly rero icyo gihe yaririmbaga avuga ati amateka na amateka, njya nibuka bya bihe ba Saida Karori Rwagati na Kanyomozi barafashe umujyi ntasira habifashishije. Guys, ako kantu urakibuka, barafashe umujyi ntasira habifashishije. Aha rero Jay Polly yumvikanishaga ko hari ibihe bya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 abahanzi bo hanze y'u Rwanda bagezaho bakigarurira imitima ya benshi mu muziki nyarwanda. Guess what? Guys, ntabwo ari uko rero mu Rwanda nta banyempano bari bahari icyo gihe, ahubwo nuko benshi bari bakiri kwiyubaka ndetse no kwisuganya. Ni muri urwo rwego rero Ampasan TV yabateguriye urutonde rw'abahanzi bakoze cyane icyo gihe mu myaka irenga 10 ishize. Benshi muri aba bahanzi bafashe iya mbere mu gukora injyana zitari zimenyerewe mu gihugu. Aba bahanzi barimo ab'igitsina gore binjiye mu muziki mu bihe bigoye, ndetse guys, abari bab'igitsina gore ndetse binjiye mu muziki mu bihe bigoye, ndetse n'abandi bagiye baza bakora injyana nka hip hop itari isanzwe, bagatuma abantu bayikunda ndetse bagatera benshi imbaraga zo gukora cyane uyu muziki. Yes, urutonde rwacu rwakozwe hagendewe ku bitekerezo by'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye ndetse na bamwe mu bantu barebera umuziki nyarwanda bawucungira hafi umunsi ku munsi. Ni muri urwo rwego rero abahanzi bashobora kuba ari benshi bakoze, bashobora kuba ari benshi bakoze byiza mu myaka ishize, ku buryo muri iyo minsi iri imbere ari gukorwa urundi rutonde rwa kabiri. Cause guys, nababwiye ngiri part 1, ndi kubategura part 2. Yes, ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi Eric Senderi. Uyu muhanzi Eric Senderi ubundi yitwa amazina ye yitwa Eric Senderi Nzaramba. Yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyarubuye, akagari ka Nyarutunga, ubu atuye mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo rero yavutse tariki ya 15 Werurwe mwaka w'1977 mu muryango w'abana 9, yiga ahantu henshi agiye atandukanye. Nyuma za gukorera umuziki we, nyuma yaje gukora umuziki rero ndetse aza no kuba mu itorero. Yes, Eric Senderi rero mu kuganiriza umunyamakuru igihe yaramubwiye ati ninjye muhanzi wa kera nkiri mu itorero jyaho twari dutuye hitwa Nyarutunga. Twayoborwaga n'umugabo witwa Rwabizankwaya cyangwa se Masasu. Yes, mu gukomeza agira ibyo atangaza, Eric Senderi yavuze neza ko rwose umuziki nyarwanda w'icyo gihe bakoraga bawukoze mu bihe bigoye cyane. Nyuma yaho Eric Senderi we yagombaga kuba yashyushya bagenzi be ubwo bari mu gisirikare, ndetse avuga ko ibi byamufashije kuba yazamura impano yo kuba yakora umuziki ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Gusa nyuma yaje kubivamo atangira guhimba indirimbo zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994, nk'indirimbo yitwa Intimba y'Intore z'Imana, Humura Ntibizongera,
Yes, nyuma yuko rero Eric Senderi akoze izo ndirimbo zigiye zitandukanye zo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, uyu mugabo yaje gukomeza umuziki we maze akomeza gushimisha abanyarwanda aririmba indirimbo nka twaribohoye, abasore bariho ariko nta kashi, reka jalousie, ndanyuzwe n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Yes, nyuma yuko rero tuvuye kuri Eric Senderi ariko hagati ngo akaba yari umwe mu bahanzi bafite ibigwi mu muziki nyarwanda ndetse bakanyuje mu bihe byo hambere muri uyu muziki nyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Makoni Koshwa ni izina rifite ibigwi muri uyu muziki w'u Rwanda kuva mu myaka yo hambere. Muti biteye bite rero? Umuhanzi yatangiriye umuziki mu gihugu cya Uganda ahagana muri 2004, aho yaje kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akomeza gukora uyu muziki. Makoni Koshwa yavukiye muri Uganda aho ari naho akurira. Ubw'amateka mabi yahagiriye, uyu muhanzi ntabwo yabashije kwiga amashuri yisumbuye ngo ayarangize kuko yapfushije ababyeyi be akiri muto cyane. Yes, uyu ni Makoni Koshwa. Uyu muhanzi rero avuga ko yagiye mu muziki aherekeje umusore w'inshuti ye wavugaga mu muryango w'abakire. Nuvuga ngo yaherekeje umwana wo mu bakire, avuga ati reka muherekeze ndebe uko bimeze ukuntu umuziki ukorwa. Rero wari waherekejwe kuririmba neza byaramunaniye, bituma Makoni Koshwa amufasha muri studio. Byaje kurangira umuhanga Makoni Koshwa yaragaragaje ubuhanga butangaje butuma Makoni Koshwa atangira kuririmba indirimbo ye. Makoni Koshwa yavuze ati kuririmba nyuma yaho kuririmba bimunaniye, producer yansabye ko namufasha nkaririmba agasubiramo. Uyu musore, ndavuga umusore watangiye umuziki, yabajwe n'ukuntu arutishijwe Makoni Koshwa, ahita yikubita aragenda. Yes, kubiri icyo gihe rero mubwo bakoraga indirimbo nyinshi zitandukanye, nibwo nyiri studio yamusabye gukora indirimbo 6, aramuga ati genda gukora indirimbo 6 z'ubuntu. Nibwo icyo gihe Makoni Koshwa yakoze indirimbo nka Christmas, indirimbo nka Bonane, Agaseko, Nkunda Kuragira ndetse n'izindi zitandukanye zakunzwe cyane. Rero hagana mwaka wa 2006 Makoni Koshwa yahamagawe na KNC. Uyu muramuzi cyane ni nyiri Gasogi United ndetse na TV and Radio 1. Nibwo KNC rero yamuhamagaye maze amutumira mu gitaramo anamwishyura neza. Yes, nyuma yamaze kumwishyura neza rero iki gihe ngo yahakoze akazi, abantu bamwereka urukundo rukomeye cyane. Yes, uyu ni ku mwanya wa kangahe twari turiho tuvuga Makoni Koshwa. Rero Makoni Koshwa uyu izina rye ryari rikunzwe cyane muri Uganda ndetse anatumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye uretse ibyo mu Rwanda, kuko no muri Uganda yahakoreye hit igiye ikomeye. Yes, Makoni Koshwa rero yaje gufata icyemezo cyo gutaha maze ava mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda yimukira mu Rwanda mu mwaka wa 2008. Ari nabwo yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ku wundi mwanya, ku mwanya ndibuka neza ngo nawakangaye, turasanga umuhanzi MC Mahoni Bone. Ngira ngo ku bantu mwese mwakunze umuziki nyarwanda kuva muri kiriya gihe mu myaka hagana mu myaka 15 ishize, mwagiye mwumva indirimbo ivuga ngo turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Uyu ni umuhanzi akaba n'umugabo umupapa Mahoni Bone. Amazina yasanzwe ubundi yitwa kuko aracyariho, yitwa Bienvenue Mahoro Ruhungande. Uyu kuri iyi saha akaba afite imyaka isaga 40. Yes, Mahoni Bone ari mu bahanzi ba mbere bakundishije abanyarwanda injyana ya hip hop mu gihe cyo hambere, aho humvikanaga abahanzi nka Casanova ndetse n'aba DMS. Yes, uyu rero Mahoni Bone yatangiye gushyira hanze ibihangano by'umwaka wa 1997 ndetse aho mu mwaka wa 1999 yasohoye indirimbo yise Malaria n'indwara y'icyerezo kandi yica. Iyi ndirimbo ngira ngo abantu b'icyo gihe barayumvishe, barayibyinnye. That was hip hop, guys. Yes, iyi ndirimbo yanakoreshejwe na Minisiteri y'Ubuzima mu guhangana no kurwanya malaria ahagana umwaka wa 2000
2002 ndetse no mu mwaka wa 2000, guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2002. Indirimbo zatumye arushaho kumvikana ndetse no kumenyekana mu Rwanda ni Dusenge, Kubaka Izina, Twitabira Imirimo. Izo ndirimbo akaba ari zimwe mu zatumye Mahoni Boni amenyekana ndetse asohora album ye ya mbere yiswe Ubutumwa, aho iyi album yamamaye mu gihugu cy'u Rwanda. Mahoni Boni kuri ubu ari mu bahanzi bahumuye amaso abaraperi ndetse yerekana ko hip hop ishobora gukundwa biramutse bikozwe neza. Ku yindi nshuro, ku wundi mwanya turasanga itsinda cyangwa se groupe yitwa The Brothers. The Brothers ni itsinda ryamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda. Itsinda ryamenyekanye mu muziki nyarwanda aho ryarigizwe na Victor Fidel cyangwa se Kudu, Dani Vumbi ndetse na Ziggy Double 5. Iri ni itsinda rero ryatangiye kurimba hagana mu mwaka wa 2004 ubwo bari bakiri babiri gusa, ari Dani ndetse na Victor Fidel. Ziggy Double 5 aza kwinjiramo hagana mu mwaka wa 2006 kugira ngo itsinda rivuke rero umuhanzi. Yes, nkuko rero mubyumva, iri tsinda rya The Brothers, iri zina bakaba bararyise nyuma y'amateka mu Rwanda rwaciyemo, bo bahitamo kuyita ko ari abavandimwe. Aba bakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, aho ahagana mu mwaka wa 2004 bakoze ibitaramo bitandukanye. Icyo gihe hariho Never Again muri 2004 ndetse na Palm Award mu mwaka wa 2006, za Salax Award za 2008 icyo gihe batwaraga ibikombe, ndetse n'ijoro ry'urukundo Award ya 2009 na East African Music Award ya 2011 ndetse n'ibindi bihembo bitandukanye bagiye batwara nk'itsinda. Yes, ku mwanya ukurikiyeho turasanga umuhanzi umunyabigo, umunyamateka Miss Jojo. Ubusanzwe amazina nyakuri bamwita Uwineza Josiane. Uyu yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye cyane, harimo Respect, Beretirida, Tukabyine yakoranye n'umuhanzi Rafiki Choga Style, ndetse n'indi yitwa Nganirira, Inshuti, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye. Uyu muhanzi rero Miss Jojo akaba ari umwe mu bahanzikazi bagize igikundiro mu myaka yashize, ndetse uri no mu batinyuye benshi mu gisekuru cya nyuma ya Jenoside. Uyu muhanzi akaba ari umuhanzi w'umuhanga utazibagirana amateka y'Abanyarwanda mu bijyanye no kuba barazamuye umuziki nyarwanda. Akaba akurikiye umuhanzi Mani Marite. Ngira ngo n'uyu munsi kuri isaha umuhanzi Mani Marite aracyari umwe mu bahanzi bakomeye bafatiye runini umuziki nyarwanda ndetse na show business industry yo mu Rwanda. Uyu Mani Marite rero afatwa nk'umwe mu bahanzi u Rwanda rwigeze rugira bakomeye cyane, aho kuri iyi nshuro, kuri iyi saha Mani Marite ubu ngubu akiri gukora umuziki we, ndetse akaba aheruka gusohora imwe muri album ze zakunzwe cyane, album yise Afro. Yasohotse n'indirimbo nyinshi zitandukanye afitanye n'abandi bahanzi batandukanye, b'abahanzi bo muri Tanzania, abahanzi bo muri Kenya, that is South Soul, yes, n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye. Yes, rero nyuma y'aho Mani Marite bigaragaye ko nawe ari umwe mu bahanzi bateje imbere umuziki nyarwanda. Icyo gihe Mani Marite akaba yarasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo nk'iyitwa Africa Ndota, Mwarimu, Karibagiza, Kanyaga, Afrondara, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yes, nyuma ya Mani Marite tukomeza ku muhanzi Casanova cyangwa se Daddy Casanova ni Kasamanzi, akaba yaramenyere ku mazina ya Daddy Casanova, umwe mu bahanzi bateje imbere umuziki nyarwanda ndetse n'umwe mu bagabo bubatse umuziki nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Uyu muhanzi rero bundi yatangiye umuziki mu mwaka wa 1998, akaba yari umubyinnyi muri rya tsinda rya Cool Family cyangwa se Cool Family. Uyu muhanzi rero yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi nka My Dance Flow, Ihorere, Imyaka 3. Iyi ni indirimbo yatumye azamura izina rye ziratumbagira, ndetse nyuma y'iyi ndirimbo yakoze indirimbo yitwa Ishiraniro. Iyi ndirimbo yayisubiyemo yari ya Focus Fashaho.
ngira ngo nta muntu udakunda indirimbo yitwa Ishiraniro. Rero nyuma ya Daddy Casanova hakurikiyeho umuntu witwa n'umuhanzi still n'ubwo aracyakora, gusa ntago mperwa kumva products ziwe cyangwa se imiziki we ntago mperwa kuyumva. Nta wundi rero ni Faisal Code. Ni Faisal Code. Faisal Code cyangwa se Ngeruka Faisal wahisemo kwita Code. Ubu ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye bakorera umuziki wabo mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu akaba ari umwe mu bagabo bakoze umuziki mu gihe ibihe byari bigoye muri uru Rwanda, aho umuziki nyarwanda byasaga naho nta cyerekezo wari ufite. Uyu muhanzi rero ni umwe mu bamamaye cyane, nyuma yaho yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye harimo Ikirungo, Ese Uzabyihanganira, Igikomere, Sinzahinduka yakoranye na Urban Boys ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Nyuma yaho rero Faisal bimaze kugaragara ko ari umwe mu bahanzi bafatiye runini cyangwa se bashyize itafari ku muziki nyarwanda. Yaje kwitabira amarushanwa menshi agiye atandukanye, n'amarushanwa mpuzamahanga arimo Imagine Africa ndetse na Idol 2007. Yes, kuri ubu Code rero cyangwa se Faisal n'umwe mu bahanzi bandi izina rikomeye mu Rwanda kubera ijwi rihogoza benshi. KGB. Kuri uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri KGB cyangwa se Kigali Boys. Ni itsinda n'itsinda ryamenyekanye mu myaka yo hambere nka Kigali Boys, mu mpine bikaba KGB. Ryarigizwe n'abasore batatu barimo Mr Skizi, Helen Hirwa witabye Imana mu mwaka wa 2012 ndetse na Manzi Ivan Pichu cyangwa se MYP. Yes, iri ni itsinda rero ryakoze umuziki ndetse ubusanzwe rikaba ryari itsinda ryakoze ibintu bihambaye cyane, aho ryateje imbere umuziki nyarwanda ndetse uva ku rwego rumwe ugera ku rundi rwego. Nyuma ya KGB rero tukurikizaho uwo bita Nirere Chanel. Nirere Chanel njya mwese muramuzi rwose, ni umwe mu bahanzi still n'ubu ngubu bagikora, ntago bakora cyane wenda ku rwego nk'urwo mbere yakoragaho, ariko ngira ngo murebye neza mwasanga uyu mubyeyi, dore ko ari n'umubyeyi ubu arakora. Yamenyekanye rero cyane ku mazina nka Miss Chanel ubwo yakoraga umuziki nyarwanda, ndetse by'umwihariko akaba ari umwe mu banyamuziki b'abanyarwanda b'igitsina gore bazamuye amarangamutima y'abantu benshi cyane rwose. Uyu mugore rero cyangwa se uyu mubyeyi nk'uko twabimwita, ubundi yakinnye, usibye kuba yarakoze umuziki, yagiye akina no mu mafilimi menshi atandukanye. Yakinnye muri filimi, harimo filimi yitwa Le jour où Dieu est parti en voyage cyangwa se The Day God Walked Away, yasohotse mwaka wa 2008, ndetse na Mass of the Jungle yagiye hanze mwaka wa 2018, na Wrong Coat yagiye hanze mwaka wa 2009. Urumva ko rero usibye kuba yaragiye mu muziki ndetse yagiye akina n'amafilimi, uyu ni umuhanzi ufite imyaka 36, akaba yaratangiye umuziki mu mwaka wa 1998, aho yatinyuye abakobwa bagiye batandukanye nyuma yaho u Rwanda rwari rwaciye mu mage ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Nyuma ya Nirere Chanel dukurikijeho umuhanzi witwa DMS. Ngira ngo abantu mwese mwakunze hip hop cyangwa se mwakunze umuziki nyarwanda wa kera muri za 2003, 2004, 2005 kugeza muri za 2010. Ngira ngo muzi umuntu witwa DMS, muzi hip hop ze, muzi mirongo ye yatangaga. Yes, ubundi amazina ye asanzwe ni Muhire Tembwe Christian. Uyu akaba yaramenyekanye mu muziki nka DMX, aho ari umwe mu bafatiye runini injyana hip hop muri uru Rwanda rwacu. Yes, mwaka wa 2005 rero n'umwe mu bahanzi bakoraga na BSB muri TFP. BSB yari producer, icyo gihe BSB yakoraga muri TFP. Aho mu mwaka wa 2007 yashyize hanze album ye ya mbere. Nyuma y'imyaka 2 yagiranye amasezerano na Barrick Music. Ngira ngo Barrick kibazo, ariko nta kundi nyine, that's how ibintu bigomba kuba bimeze, kuko aya mateka hari abantu, niyo mpamvu natwe tuba twasuyemo, hari abantu batazi uyu muziki bavuga bati twebwe abatuzi ni generation y'ubu ngubu niyo tuzi.
ya kera ntimukatubwire, ariko niyo mpamvu natwe tuba duhari ngo tubageze amateka nk'aya ngaya. Tugira rero yasohoye album ye ayita Live and Love cyangwa se ubuzima n'urukundo. Yes, DMX rero nyuma yaho akoze ibintu byinshi bitandukanye, yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi nka Kigali City, Yego, Niba Nkunda Vuga, Yego, indirimbo ngira ngo murayibuka mwese abantu b'icyo gihe. Ndetse yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye harimo yitwa To the Lost Ones, Bari Hehe, It's Over, yakoranye na Kasa Manzi cyangwa se Casanova, akaba ari n'umwe mu bafamiliye biwe, umwe mu bafamiliye biwe rwose. Yes, kuri uyu mwanya dukurikijeho umuhanzi Rafiki aka Choga Style, n'umwe mu bahanzi bazamuye injyana yitwa Choga Style, niwe nyirayo ndetse ni nawe wazamuye injyana yitwa Choga Style. Ni umuhanzi w'umuhanga ndetse akaba n'imfura yo mu muryango w'abana batanu. Ni umunyarwanda wavukiye i Goma. Yes, Rafiki rero yaje guhura na producer yaje guhura na producer JP, amukorera indirimbo nyinshi zitandukanye, aho indirimbo ye ya mbere yamukoreye indirimbo yitwa Igipende ngira ngo ahagana muri za 2004. Iyo ndirimbo ngira ngo ni imwe mu ndirimbo zahitinze cyangwa se zagacishijeho. Nyuma yaje gukora indirimbo yitwa Igikozi n'izindi yagiye akora n'abahanzi batandukanye mu muziki nyarwanda. Yes, nyuma rero ya Rafiki, nyuma yuko Rafiki yakoze ibingibi, yaje guhimba cyangwa se yaje guhanga injyana yita Choga. Injyana akaba yaragiranywaga na Kinyarwanda dance hall, yazanywe n'uyu muhanzi, bituma abantu benshi bamutazira umwami wa Choga Style, kuko n'umundi ni wari wazanye iyi njyana ya Choga Style. Yes, Rafiki rero yarakunzwe cyane, aho yagiye akora injyana nyinshi zitandukanye. Nyuma ya Choga akora n'abahanzi barimo Miss Jojo, Miss Chanel, Professor J, Dr. Jose Chameleone, Washington, Youth Wave, Dream Boys ndetse n'abandi benshi batandukanye. Umva ko uyu mugabo yarakoze cyane kuko mu bihembo yatwaye harimo ibihembo bya Pama Award, Pan African Music Award inshuro ebyiri, aho ni mu mwaka wa 2007 ndetse no mu mwaka wa 2008 muri Uganda. Uyu muhanzi kandi Rafiki Choga Style cyangwa se Rafiki yitabiriye ndetse ahatana mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Gusa bw'amahirwe make ntabwo yigeze yegukana igikombe n'inshuro n'imwe. Umuhanzi ukurikiyeho n'umuhanzi Tom Cruise cyangwa se Muyombo Thomas. Uyu nawe ni umwe mu bahanzi bubatse izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda, kubera ko uyu muhanzi yasoje kaminuza mu mwaka wa 2013 mu ishami ry'ubuganga, aho ni muri kaminuza y'u Rwanda mu cyahoze cyitwa INARI cyangwa se Université du Rwanda. Yes, nyuma y'uko rero asoje amashuri mu mbabarire, yahise yinjira mu muziki, atangira gukorana n'abahanzi batandukanye. Gusa mbere yuko akora n'abahanzi batandukanye, yakoze indirimbo ya mbere ayita Mbwira. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane. Nyuma y'iyi ndirimbo Mbwira yakoze indirimbo yitwa Kuki. Nyuma ya Kuki, izi ni indirimbo zamenyekanye cyane muri uru Rwanda. Akurikiza indirimbo yitwa Sibeza, akurikiza indirimbo yitwa Ntibanyurwa, Komeza Utsinde, Sinari Nkuzi ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Urumva ko uri umwe mu bahanzi kugeza n'ubu ngubu n'umuhanzi ugikora, agira gutya akaririzinga song ikaza igaca ibintu ewana akagenda akituriza. Nyuma yiwe rero tukurikiza umuhanzi Riderman Kokoriko aka Rider Zo. Ubusanzwe amazina nyakuri bamwita Gatsinzi Emery cyangwa se Emery Gatsinzi, ubifata uko bishaka. Ni umwe mu baraperi b'igihagararo ndetse bafatiye n'umuziki nyarwanda. Ni umwe mu bahanzi bagacishijeho ndetse n'ungu bakivuga cyane muri show business y'u Rwanda. Yes, mwaka wa 2006 rero nibwo yatangije itsinda rya UTP Soldier. Ngira ngo abantu bazi umuziki icyo gihe baribuka UTP, irimo ba Neg the General n'abandi bantu bagiye batandukanye ba MIM benshi bagiye batandukanye. Uyu muhanzi rero nyuma yaho ashinze iri tsinda, yagiye akorana n'abahanzi batandukanye barimo Jean Christophe Matata, Benjamin Rutabana cyangwa se Ben Rutabana,
Kidumu ndetse n'abandi batandukanye. Uyu mugabo rero Riderman cyangwa se Gatsinzi Emery yakuze yiyumvamo abahanzi barimo Elephant Man, Mr Flavor, Banji, Shaggy, Sean Kingston ndetse n'abandi. Yes, nyuma ya Riderman dukukizaho itsinda ryamenyekanye cyane n'ubu ngubu ritazava mu mitwe y'abanyarwanda. Ni itsinda rya Tough Gang. Iri ni itsinda ryamenyekanye mu muziki nyarwanda cyane cyane mu njyana ya hip hop. Ni naryo tsinda ryashinze ibirindiro by'umwihariko riririmba injyana kuko nta yindi njyana bigeze baririmba usibye hip hop. Iyo ni itsinda ryaragizwe na nyakwigendera Jay Polly witabye Imana umwaka ushize, ndetse na P-Fla, Bulldog, Green P, Eri Gringo ndetse na Fireman Kibiriti. Yes, iri ni itsinda rero ryakoze ibintu byinshi bitandukanye, ryasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye ubwo bari bakiri gukorana, bakaba barakoze indirimbo yitwa Kwicuma. Gusa nyuma P-Fla cyangwa se Power First Ladies After yaje kubavamo maze ajya kwikorana cyangwa se ajya gukora ku giti cye ahagana mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2012. Icyo gihe rero yaragiye ahita ashinga studio yiwe ayita ngo ahimba itsinda rye ryitwa Imperial Mafia Land cyangwa se IML. Akaba yarari kumwe n'umugore we cyangwa se wo babyaranye bitwa Eric Weta. Ngira ngo izi nkuru mwagiye muzumva kenshi cyane. Yes, Tough Gang ya Jay Polly yaririmo ubwo nyuma yaho Jay Polly Tough Gang yaje gusenyuka, twumva izo bita za Stone Church, twumva n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma ya Tough Gang haje The Ben. Umuntu avuze The Ben we bwakwira bugari. The Ben muramuzi, Mugisha Benjamin muramuzi, nta muntu utamuzi n'umugore aracyavugwa. Ndizera ko yiwe ntitwamugarukaho igihe kinini kuko kumuvugaho ni nko kuvuga ku muhanzi tutari bugarukeho, ni uwo bita Medi. The Ben uvuga The Ben uvuge Medi, uvuga nde uvuga Ben uvuge Medi, uvuga Medi uvuge The Ben. Yes, abangaba ntabwo tubagaruka ngira ngo murabizi imiziki yabo, muzi igihe batangira umuziki ndetse muzi uburyo bagiye bakora ibitaramo byinshi bitandukanye, n'ubu ngo bakaba bakibikora. Ngira ngo aho tuvugira ubu ngubu umuhanzi The Ben ari mu gihugu cya Uganda, aho ari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye. Nyuma rero ya The Ben ndetse na Medi hakurikiyeho itsinda rya Urban Boys cyangwa se nk'uko bakunda kubita. Yes, iri tsinda ryatangiye ari ry'abantu barimo uwitwaga Rino G, Safi Madiba, Humble Jizzo, Nizo ndetse n'undi mugenzi wabo umwe tutabashe kumenya neza. Rero nyuma y'uko iri tsinda rero ribayeho, Rino G yaje kuvamo, abahungu basigara ari batatu, basigara ari abanyamugiko. Abagabo bakora indirimbo na Tima y'abakorana bagera muri za Nigeria, bakorana iyanya. Nyuma ahagana mu mwaka wa 2007, mu mpera z'umwaka wa 2017, Safi Madiba yaje kuva muri iri tsinda maze bisa nkaho bibaye amateka ya nyuma kuri iri tsinda. Nyuma ya Urban Boys rero akurikira, nta wavuga Urban Boys ngo yibagirwe Dream Boys nayo ni imwe mu matsinda yakanyujijeho, bakoze ibitaramo byinshi bitandukanye ndetse bari mu bantu bazanye impinduka muri Eto Kicukiro, kuko ndabyibuka ibitaramo byahabaye icyo gihe. Nta muntu uzibagirwa igitaramo cyabaye ku tariki ya 25 Nzeri mwaka wa 1998. Byabaye ibintu bitangaje cyane, aka kantu zagakatevo bro. Yes. Muri make rero urwo ni rwo rutonde twari twabateguriye, ariko nta wagenda atavuze kuri Oda Paccy cyangwa se Uzambera umwana Oda Paccy. Nawe akaba ari umwe mu bantu bashyize itafari ku muziki w'u Rwanda, aho yize muri kaminuza ya KERA, maze ahava ahita ajya muri RTUC. Rwose uyu yari umuhanzi ukomeye, yakundaga even today, yakundaga abahanzi bari bagezwe icyo gihe nka Eminem, Dr. Dore, ndetse bituma bituma yiyumvamo injyana ya hip hop. Aravuga ati jewe nzakora hip hop. Yes, uyu muhanzi yaje ko ndi myinshi cyane nka ese nzapfa
kumenyekana cyane ndetse n'indirimbo nka Miss President biteye ubwoba ndetse n'izindi zitandukanye. Bibutse ko rero kugira ngo tubibutse neza ko atari kwibagirwa abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ubwo nabo tuzabagarukaho mu nkuru yacu itaha. Yes, yini Ampersand TV rero hafi yawe n'amakuru menshi agiye atandukanye ya show business muri Rwanda. Guys, ndababwiye ngo amakuru ya show business muri Rwanda nta handi uzajya yakura. Ni hehe? Ni kuri Ampersand TV. Ampersand TV ujya muri YouTube. Ndabizi buri wese afite application ya YouTube. Ujya muri YouTube maze ubundi ugasearchinga ngo Ampersand TV, Ampersand. Yes, urandika Ampersand kugira ngo byumvikane neza. Ampersand TV maze ubundi ubone ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Abashaka ko tubamamariza turahari ngo tubafashe, ndetse n'abagira ibyo bifuza, amakuru mwifuza kuba mwatugezaho, mucishe muri commentaire zacu cyangwa se comment section yacu irafunguye ku buryo umuntu wese wagira icyo yifuza kuba yatumenyaho ndetse n'icyo twamuganiriza tukaba duhari ku bwanyu. Yes, ni Nasika Bruce rero nk'ibisanzwe amakuru ya show business n'ibindi byose, imyidagaduro muri Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino nakagaruka.